mwiriwe neza. Tugiye kureba ukuntu bacuranga indirimbo ya Niyigaba Vincent yitwa Nyaruka Nyarukirayo. Turifashisha aya manota nairi Nyarukirayo umubwirire azazejo utumutima wagukuzura kumbuye uzazejo utamaso yakubo nyabonye uhise ati niwe utamatwi yakumvise yumvise ati niwe erega ndagukunda erega ndagushaka ukunda umushaka umwifuriza hafi yawe. Naya manota wakwifashisha keretse iyo ugeze handi nagiye nagezeyo nasanze merewe nabi nafite intege azarambwira ati Nyaruka subirayo umubwira uti ntakirya utina umutima ntabwo wigeze ukuvaho ukunda aragukunda ukunda aragushaka ukunda umwifuriza hafi yawe. Naya manota nyine ugenda ukoresha wagenda ukoresha amagambo amwe namwe ntago nzi kuyaririmba ariko naya manota naya manota wakwifashisha rwose umuntu uzi kuyiririmba uzi ibitero byose naya manota wakwifashisha. Tugiye gukomeza tureba n'izindi ndirimbo. Hari undi muntu wasabye indirimbo yitwa Irariya ya Orchestre Impala. Naya manota twakwifashisha Do, Sol, La, abanza ni gutya. Nibutse Irariya ni mu ndabyo za Dariya mbona umeze nk'isimbi
ryarindi risesuye bisi hirariya inakugeranije n'urukundo genda urahebuje inakugeranije n'urukundo genda urahebuje wanyeretse umutima w'ukuri igihe wambabariraga amakosa nari nakugeretseho nkubeshyera inakugeranije n'urukundo genda urahebuje inakugeranije n'urukundo genda urahebuje nawe bamugeretse ibyaha atigeze akora agera naho kubimanikirwa bisi hirariya erega na Yesu nubwo ari umwana w'Imana nawe bamugeretse ibyaha atigeze akora agera naho kubimanikirwa bisi hirariya inakugeranije n'urukundo genda urahebuje nakugeranije n'urukundo genda urahebuje jya wihangana mwana wa mama isi irimo imvange z'ibibi n'ibyiza ariko Nyagasani arahari kandi byose bizashira hasigara urukundo hirariya we inakugeranije n'urukundo genda urahebuje nakugeranije n'urukundo genda urahebuje nakugeranije n'urukundo genda urahebuje. Ni aya manota wakwifashisha ejo tuzongera turebe izindi ndirimbo. Murakoze.